Mwakoze muvandimwe kandi inshuti Sebastien, njyewe nitwa Jean Pierre Bizimana, nkaba nyobora ikigo cyitwa Bizicom Limited, nkaba ndi n'umugishwanama mu bijyanye n'iterambere rya za nshore n'unguki. Mwakoze cyane. Bizicom Limited nk'ikigo cy'ubushakashatsi no guteza imbere ubucuruzi cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2002, gitangira gikora ubucuruzi busanzwe, ariko cyatangiriye muri Kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe nibwo twanagifungurije email kuri Yahoo, hanyuma ariko uko imyaka igenda ihita indi kaza cyagiye cyaguka kugeza ubwo muri 2006 aribwo twahinduye ibyo twakoraga, dutangira ibijyanye n'ubugishwanama. Ubugishwanama rero tubuvuze mu Kinyarwanda, abenshi mu zindi ndimi babyita consultants. Ubwo iyo tugenekereje mu Kinyarwanda nibyo bita ubugishwanama. Bizicom rero yarakomeje igenda igaba amashami ahantu hatandukanye, ku buryo ubu ngubu dufite ibiro hano muri Kigali, ariko tukagira n'ibindi biro mu bindi bihugu nko muri Kenya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatangijwe rero nanjye njyenyine, ariko dukorana n'abantu batandukanye. Twatangiye dukorana n'abantu batandukanye, twakoranaga serivisi za secretariat public, n'ibijyanye no gucapa, twacapaga ibitabo by'abanyeshuri ndetse n'imikoro. Nizo serivisi twahereyeho, hanyuma tugenda dukura twongeramo n'izindi serivisi. Murakoze. Kugeza ubu ngubu dufitemo serivisi eshatu z'ingenzi. Harimo iya mbere nyine nakubwiye, ari nayo navuga ngo niyo remezo ya Bizicom, ariyo bita ubugishwanama. Ubugishwanama rero mu rurimi rw'icyongereza ni consultants cyangwa se consultance mu Gifaransa. Iyo ngiyo niyo twahereyeho, navuga ngo twahereyeho muri 2006 kwezi kwa mbere, ariko twongeyemo n'iyindi serivisi bitewe n'ibyo abakiriya bacu bakeneye. Twongeremo serivisi ya insurance cyangwa se ubwishingizi. Tukaba dukorana n'ikigo cyitwa Prime Insurance. Iyo bavuze Muhima branch ya Prime wumva Bizicom. Iyo rero twayongeyemo kubera ibyo twabonaga abakiriya bacu bakeneye, gufata ubwishingizi bwa za business zabo, gufata ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye, bw'ubuzima, bw'amamodoka, mazu. Hanyuma iyo ngiyo ni serivisi ya kabiri. Serivisi ya gatatu dukora muri Bizicom ni turi kutangira ubu ngubu, ni service ya finance cyangwa se ibijyanye n'ibigo bitoya byo gutanga inguzanyo ntoya kuri za business. Iyo rero ni ikindi kigo cya Bizicom cyitwa Bizicom Finance Limited. Turi gutangira ubu ngubu mu minsi mikeya. Abakiriya bacu barajya bakenera amafaranga, turajya tuyabaguriza. Nibyo uvuga nibyo. Harimo ababa batangira, harimo n'ababa bafite za business zikomeye zisanzwe zikora. Bizicom Finance rero ibyo byiciro byose izajya bifasha. Donc abakiriya bacu ubundi bajyaga bagira ikibazo cyo kubona amafaranga, donc umuntu agahora n'ibitekerezo gusa mu mutwe we,
ariko akabura ubishyira mu bikorwa kubera iki? Kubera kubura amafaranga. Ubu rero twabonye nyine icyo kibazo dushaka kugisubiza. Turi gusaba uburenganzira muri BNR license. Ndatekereza ko guhera mu kwezi kwa 9 umukiriya wacu uzajya ugira ikibazo cy'amafaranga azageza tumufashe kwiga neza umushinga, turebe uko wunguka, turebe ubushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga, hanyuma tuyamugurize mu gihe gitoya. Nibyo hari ibyo umuntu azabasabwa. Icy'ingenzi ni ingwate, ariko ni ibintu tuzajya tuganiraho n'abakiriya bacu. Gusa nyine aho ngaho habonekamo nyine n'ubundi n'ibyiciro bitandukanye. Hari nk'abakiriya baba bafite imishinga yoroheje bagashaka amafaranga makeya, baba bashobora no kwishyura buri munsi. Abo ngabo dushobora no kureba n'icyizere byonyine umukiriya wacu dufitanye. Umuntu wese utugana ufite umushinga ufatika kandi tukabona ko ubushobozi bwo kwishyura amafaranga buhari, tubyumvikanaho turebe uko umushinga umeze, hanyuma n'iyo ngwate tube twabyoroshya. Ariko noneho hari n'abantu bafite imishinga minini, tuvuge nk'abantu batumiza ibicuruzwa hanze bakabizana babigeze nko muri Majerwa, bakabura amafaranga yo kubyishyurira imisoro. Ubu ngubu ashobora kuza akatubwira, akatugana, akatwereka ubushobozi bwo kwishyura, nabo tuzayamuha nta kibazo. Yego. Ibikorwa rero twagezeho muri Bizicom navuga ngo ni ibikorwa bitandukanye. Urumva urwo rugendo rw'imyaka igera hafi muri 20 twageze ku bintu bitandukanye. Ikintu cya mbere twishimira nuko twabashije kubaka umuyoboro n'abatugana cyangwa se n'abakiriya bacu. Hari umuyoboro cyangwa se icyo twita network twamaze kubaka. Abo ngabo kubera serivisi twagiye tubaha bakomeje kujya baza kugana Bizicom ku buryo n'ubu ngubu bakiza tukabaha serivisi nziza. Icya kabiri nuko twabashije kwagura Bizicom, ibyo twavugaga haruguru tukabasha kuzanamo izindi serivisi. Izo nyine twavugaga zijyanye n'ubwishingizi, hanyuma n'izo ngizo zo gutanga inguzanyo zo mu gihe gitoya n'igiciriritse. Hanyuma ikindi navuga twagezeho twishimira kugeza ubu ngubu muri Bizicom nuko twabashije kwagura amarembo tukajyana Bizicom hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ubu dufite ibiro muri Kenya i Nairobi bikorera aho bita Mirema. Hanyuma twamaze no kwagura Bizicom, ubu ngubu twamaze gufungura irindi shami ryayo muri Amerika, muri leta ya Delaware. Ahubwo ubwo twagira ngo dukangurire n'abantu bari muri Amerika kugira ngo bajye baza badusure. Wenda mu kiganiro mushobora no kuza kubashyiriraho address yacu yaho badusanga muri Delaware. Bajye baza, murabaha na nimero ya telefone, bajye baduhamagara tubahe service nziza, kuko no mu gihe kizaza tuzagenda dushyireho physical office cyangwa se office nyine. Ubu ngubu turacyakorera kuri murandasi. Nibyo rwose burya bajya bavuga ngo ahari abantu nyine hano ku runtu. Ntabwo bavuga ngo wakora ubucuruzi cyangwa ugakora business utagira imbogamizi. Ariko navuga ngo zikomeye, izindi zose ni zisanzwe, ariko navuga ngo izigaragara twagiye duhura nazo nizo kutabasha nyine kubonera abakiriya bacu ibyo bifuza byose. Nubwo ibyo ngibyo tugenda twongeramo no kugenda dukoraho gatoya bitewe n'iby'ingenzi tubona bikenewe. Donc iyo niyo mbogamizi ya mbere, ariko icyo dukora ni ukugenda nyine dufata iby'ingenzi tubona abakiriya bakeneye cyane, akaba ari byo tuzana muri Bizicom. Notama nk'ubwo nyine nk'abakiriya bashaka ubwishingizi bwa za business zabo, hari nk'abo twahaye ubwishingizi bwa za business hano muri Kigali ndetse no mu ntara.
hanyuma kandi abakiriya kubera icyo kibazo kinini nakubwiraga cyuko bakunze kubura amafaranga yo gutangiza imishinga yabo, nabwo dushyiraho iyo serivisi yo kubaha amafaranga y'inguzanyo zo mu gihe gitoya. Indi mbogamizi navuga niyo kugera ku bakiriya nyine batari hano hafi mu gihugu. Ari niyo mpamvu wumva tugenda tugaba amashami, igisubizo cyayo nuko tugenda tugaba amashami nyine mu bindi bihugu. Twamaze kugaba ishami ryacu muri Kenya kugira ngo tugire aho dukorera mu buryo buri bwa East Africa Regional Office. Hanyuma tunafungurira irindi shami ryacu muri Amerika, ariko turashaka no kuzarifungura i Burayi kugira ngo dukomeze turebe ko twakwagura. Icyo tugamije no kugira ngo twagure spectre cyangwa umuyoboro Bizicom ikoreramo, ariko kandi tunegere nyine n'abandi bakiriya bashyashya n'abandi baba bakeneye ibyo dukora. Amahirwe hari kuri Bizicom abantu batugana nuko dufite abo twita aba expert cyangwa se inararibonye mu bijyanye n'imishinga. Muri cya gice cya mbere nakubwiye cya service dukora ya mbere ijyanye n'ubugishwa nama, dufite aba expert babijijukiwemo batanga inama cyangwa se bagira abantu inama mu buryo batangira business. Ubwo ndavuga ku bantu bataratangira, uramutse ufite nk'igitekerezo ushaka gukuramo business ifatika, watwegera. Inararibonye zacu zirahari, barakubwira uko wabitangira, hanyuma barangiza bakagufasha no kucyandika, kuko igitekerezo iyo kiri mu bitekerezo nyine by'umuntu kitari ku mpapuro, urumva kiba kikiri igitekerezo nyine ntabwo cyaguha amafaranga. Ariko iyo wacyanditse burya niyo ntangiriro. Iyo rero wanditse iyo ngiyo niyo twita business plan. Dufasha abantu rero gutegura neza inyandiko z'imishinga yabo. Ikindi noneho nuko iyo tumaze kuzitegura tumurangira naho ashobora gukura amafaranga. Ubu ngubu twabizanye muri Bizicom, ariko n'ubundi hari n'ababa bafite wenda nk'amabanki bakorana, tubafasha kubahuza n'ayo mabanki, tukajya gusobanura izo nyandiko z'imishinga arizo twita business plan, tukazisobanura muri banki. Hanyuma banki yabishima, ibona umuntu yujuje ibisabwa, bakamuha amafaranga. Uretse no muri banki tujya no kuzisobanura mu baterankunga. Hari ababa bafite abaterankunga batari banki, abo nabo turagenda tukabasobanurira uko umushinga w'abakiriya bacu uteguye, hanyuma nabo bakabaha amafaranga. Ubwo icyo ni ikindi cyiciro. Gusa igikomeye kuri ubu ngubu kigezweho, navuga ngo opportunity cyangwa amahirwe akomeye cyane nuko abo bantu natwe tuzaba tubasha noneho kubaha amafaranga mu gihe tuzaba twamaze kubona uburenganzira bwa BNR. Buteganyijwe ko bazabuduha muri kwezi kwa 8. Ubwo tuzajya tuha abakiriya bacu noneho n'amafaranga batangire bakore. Hari bamwe na bamwe twagiye dufasha, ubu ngubu bakaba bageze ahantu hashimishije. Ubwo wenda mu gihe kiri imbere muzajya nabo munyuzaho n'ubuhamya bwabo, abantu babarebe batanga ubuhamya kugira ngo bamenye ibyo dukora. Yes, Bizicom rero ifite abafatanyabikorwa batandukanye. Harimo navuga ngo abambere dufite nyine abafatanyabikorwa ni leta y'u Rwanda, leta muri za ministeri zitandukanye no mu bigo bya leta nyine bitandukanye. Abo ngabo n'abafatanyabikorwa ba Bizicom. Ubwo iyo wenda dushatse kuvuga bari bo twavuga nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, hari ibyo twakoranye byinshi. Hari Minisiteri y'Urubyiruko, kuko ibyo dukora byinshi bikunze guhabwa cyane cyane urubyiruko, ndetse n'abari n'abategarugori, kuko akenshi nibo badakunze kubona ubwo bushobozi bwo gukora ku mafaranga yo gutangiza imishinga. Hari na Minisiteri y'Abari n'Abategarugori, Prof, nabo n'abafatanyabikorwa bacu.
hanyuma ariko n'ibindi bigo bya leta nka za RAB, abo bose twagiye dukorana, ariko noneho dukorana na za n'ibigo by'abikorera private sector, tukaba turi n'abanyamuryango b'urugaga nyarwanda rw'abikorera ku giti cyabo. Turi mu muryango wa Rwanda Organization of Professional Consultants, hanyuma abo nabo turakorana, ariko kandi noneho tugakorana n'ibigo n'iyi miryango idaharanira inyungu za NGOs, yaba iya hano mu gihugu yaba n'iyo hanze y'igihugu. Muyo mu gihugu dukorana irahari itandukanye, ubwo nayo wenda si ngombwa ko tubavuga nonaha, ariko iyo ku rwego mpuzamahanga twavugamo nka za World Bank turakorana, hanyuma tukavugamo na IFC nabo turakorana, UNDP turakorana mu gugura urubyiruko ndetse n'abandi barwiyemezamirimo amakoperative, tukavugamo za WFP, PAM, n'abandi. Hanyuma ariko noneho no ku rwego mpuzamahanga dufite nk'abafatanyabikorwa batandukanye, harimo nabo dukora ibintu bisa, baza tugafatikanya tugakora ibyo twita partnership. Yo hari nk'ibyo tugomba gukorera hamwe, dukora ibyo twita partnership, hanyuma tukabikora tugatanga serivisi zinogeye abakiriya bacu. Urakoze cyane kubaza icyo kibazo, ni ikibazo cyiza cyane. Tugitangira urumva nyine bajya bavuga ngo nta mwana uvuga ngo ahite yuzura ingobyi. Hari abo twakoranye tugitangira, abo ngabo urumva serivisi bahawe n'abo dukorana ubu ngubu ntabwo zihura. Abo ngabo twabahaye nyine serivisi zari zijyanye nuko twanganaga tugitangira, ariko abo dukorana ubu ngubu navuga ngo feedback tubona ni nziza. Hari nabo turi gukorana n'ubu ngubu bigaragarira muri za certificates of good completion of consultant services. Izo ngizo baraziduha, hanyuma twajya no kugira abandi bakiriya dukorana, ziba zihari, bashobora kuzireba bakamenya ibyo dutanga uko n'abandi bantu babyakira. So rero feedback rwose kugeza ubu ngubu ni nziza, kandi turateganya kugenda turushaho kuzikora neza kurushaho. Turakangurira abantu bose bifuza gukorana natwe ko baza ku biro byacu biri ku Muhima. Aho niho hambere batubonera mu buryo buri physical, senze ko nabivuga mu Kinyarwanda, ni mu buryo twaganira nyine turebana. Ibiro byacu biri hariya ku Muhima hafi ya statistique, ni ku nzu ya RD, aho ngaho niho dukorera hano mu Rwanda, Kigali. Ariko kandi naho dukorera muri Kenya naho bashobora kuhaza. Aho nagiye mvuga aho bita Mirema, ni mu muturirwa witwa Serabon muri etage ya 5, niho dukorera i Nairobi. Hanyuma kandi mu buryo muri Amerika, bo abantu bacu bari muri Amerika bashaka kudukorana bashobora kuza aho ngaho Delaware, ariko physical office ntabwo iratangira. Batubona ku mbuga nkoranyambaga, dufite n'imbuga nkoranyambaga, bashobora kutubonaho cyangwa se bakaduhamagara kuri telefone, wenda mwaza kubibereka mu kiganiro. Nabo abo ngabo bashobora kutubona ku buryo bworoshye. Gusa nyine ikindi nakongeraho nuko ubu ngubu Bizicom twamaze kuyizana ku mbuga nkoranyambaga, ni na achievement ikomeye. Dufite urubuga kuri YouTube nkuko babitangaje mu kanya rwitwa Bizicom Aguka. Ni urubuga abakiriya bacu dusaba ko bajya basura buri gihe, kuko hazaba hariho ubujyanama
bw'inararibonye zitandukanye. Mu kinyarwanda kindi babita inzobere cyangwa experts, bashobora kuba baguha ubujyanama mu bijyanye no kuzamura za business. Hanyuma kandi dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga turiho zitandukanye zose, hafi ya zose, harimo Facebook, Instagram, X n'izindi. Aho hose tugiye twitwa Bizicom. Uramutse ugizeho Bizicom wahita utugeraho ukatubona. Umuntu rero ufite amafaranga turamukunda cyane, uretse ko n'utayafite nawe turamukunda. N'igitekerezo ubwo kubera ko uruvuze ufite amafaranga rero tumufasha kumenya aho yayashora atibeshya, kuko abantu benshi barashora bakibeshya bagashya, bakunze kuvuga muri iyi minsi ngo ntugushya. Twebwe rero icyo dushobora kumufasha ni ukumufasha muri urwo rugendo rwo kuba yabona aho yashora amafaranga, uburyo bwo gushya bukagabanuka. Noneho utayafite nawe tumufasha gufata bya bitekerezo byinshi yari afite tukamukuramo kimwe cy'ingenzi kirusha ibindi kuba cyamwinjiriza inyungu. Ubwo rero rwose ni karibu ku muntu wese ushaka kwiteza imbere cyangwa se kuzamura ubucuruzi. Uretse kandi n'ibyo ngibyo, Bizicom ishobora no gushora mu mushinga wawe. Uramutse ufite umushinga mwiza ukaza ukawutwereka, udafite n'uburyo bwo kubona amafaranga, ushobora kuza tukaganira na Bizicom, nkatwe nka Bizicom tukaba twashoramo n'amafaranga, twese tukunguka, ari twebwe tukunguka, nawe ufite business nawe ukunguka. Nkuko bavuga muri business ubu ngubu ikigezwe nuko ari ganyaganya, buri wese akabonaho inyungu. Ubwo rero turiteguye, abakiriya bacu bose ni karibu, tubahaye karibu, cyangwa n'abandi bashyashya bashaka kuza kutugana ni karibu, cyane cyane urubyiruko n'abari n'abategarugori bafite imishinga myiza yunguka, bose ni karibu, baze batugane dufatikanye ubundi twiteze imbere. Murakoze cyane.